Mu karere ka Rwamagana hongeye kugaragara undi muntu witabye Imana kubera imyemerere wanze kujya kwa muganga atwite kugira ngo atitabwaho n'abaganga bitewe n'imyemerere ya buri munsi. Mu karere ka Rwamagana haravugwa inkuru y'umugore wari utwite wari witegura kwibaruka umwana we wa gatatu witabye Imana nyuma yo kuvugwaho kwanga kujya kwa muganga kwipimisha inda kubera imyemerere y'idini yasengagamo. Aya makuru yavugishije benshi nyuma y'uko uyu mugore wari utuye mu mudugudu wa Karubisha akagari ka Nkomangwa mu murenge wa Munyinya yitabye Imana mu ntangiriro z'iki cyumweru mu buryo bukomeje gutera impungenge ndetse no gukorwaho iperereza kugira ngo hamenyekane mu by'ukuri icyaba cyateye urupfu rw'uyu mugore, kuko benshi barimo kwizera ko imyemerere igifata abantu bigatuma batajya kwipimisha inda cyangwa kubyarira kwa muganga no gufata serivisi za leta. Abaturage batuye muri aka gace bavuga ko uyu mugore yari amaze igihe gito yimukiye muri aka kagari ndetse no muri aka gace avuye mu karere ka Ruhango mu gihe yari atwite. Inshuro nyinshi yasuye n'abajyanama bamugira inama zo kujya kwa muganga kwipimisha inda, nyamaze uyu mugore akabyanga akavuga ko atabyemera bitewe n'amabwiriza ahabwa n'idini asengamo. Umujyanama w'ubuzima wo muri uyu mudugudu Nsengimana yavuze ko uyu mugore yabandikiye urwandiko agaragaza ko imyemerere itamwemerera kujya kwivuza cyangwa kubyarira kwa muganga. Nsengiyumva kandi yavuze ko uyu mugore bamugira inama inshuro nyinshi akinangira akababwira ko atabikozwa ndetse atumva uburyo bamushishikariza kujya kwa muganga kandi imyemerere yiwe itabyemera. Hari abaturage bavuga ko uyu mugore yasengaga mu itorero rizwi ku izina ry'abagenzi, aho bavuga ko bamwe mu baryizera bakunda kwishingikiriza imiti gakondo n'amasengesho kurusha serivisi z'ubuvuzi bwo kwa muganga bwa kijyambere. Icyakora aya makuru inzego z'umutekano ndetse n'inzego zibishinzwe ziracyakurikirana kugira ngo bamenyekane mu by'ukuri nimba iri torero ribuza abayoboke baryo kuba bajya kwa muganga. Umuyobozi w'akarere ka Rwamagana wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Umutoni Jeanne yavuze ko ubuyobozi bukirimo gukurikirana iby'iki kibazo kugira ngo hamenyekane ukuri ku byabaye. Yagaragaje ko ababajwe cyane n'umuntu ushobora gutakaza ubuzima atageze kwa muganga ngo yitabweho bitewe n'imyemerere cyangwa ibyo atekereza. Yavuze ko nta muturage ukwiye gushyira ubuzima bwe mu kaga bitewe n'uko arimo gukurikirana inyigisho z'amadini y'iki gihe. Ubuyobozi bwongeye gusaba abaturage kumenyekanisha abantu bashya bimukira mu midugudu yabo no gutangira amakuru kugira ngo ibibazo nk'ibi bishobore gukurikiranwa hakiri kare, dore ko yaba amakuru yaratangiye ku gihe uyu mugore aba atitabye Imana. Kugeza ubu iperereza riracyakomeje kugira ngo hamenyekane niba koko imyemerere ariyo yabaye intandaro yo kubura ubuzima bw'uyu mugore no gutakaza umwana w'uruhinja wari ushobora kuzavamo ikintu gikomeye cyane. Nimba ukunda amakuru tukugezaho komeza gukurikirana Damo Content, kanda subscribe, kandi like, share and comment kugira ngo tujye dukomeza kubana mu makuru nk'aya yizewe kandi agezweho.